sasa icyo nahera tuganira yewe ndi umusilamu ariko ntabwo ngewe mbanje hano kuri live yawe ngo mpangane nawe ngo ibiki n'ibiki wapi ahubwo umuntu aba akeneye kumenya ngo ibi biri he n'ibi biri he ibyo ndimo ni ibiki n'ibyo uri harimo ni ibiki. Nakunze kureba uburyo mbigarukeho uburyo wari uri muri kiriya kiganiro cy'abasige iriya muhazara ndeba uburyo wari ubishikanyemo, ndeba ukuntu wari umeze, ndeba kabisa ukuntu wari uhagaze nyine kuri Kristo uri kumusobanura. Buriya nasege twigeze kuvuganaho sugira ngo niwe mbaje gusa ntabwo ari we mbanje ngo duhangane reka buriya nasege nawe namuganirijeho nawe nagize amahirwe ndakubona bikanyorohera avuga ati wenda nibikunda nzabona nzamuye ngire bice tugenda nakubaza. Bwa mbere na mbere nkibaza wari utangiye kunsobanuriraho uhita ugenda nako ninjye wahise ngenda izo zacitse. Nari ndi kwifuza kukubaza ikibazo cyanjye cya mbere ati ese Kristo yakwiyeretse ute, wamubonye ute, byagenze bite kugira ngo niba ari umuntu ushikamye ku idini, niba ari umuntu ubahiriza suna nk'uko wabivuze, ubundi ndibaza mba ndi kwibaza uwo Kristo yakuziye ute, kuko nanjye hari ibyo nagiye mbaza sege byinshi. Wamubonye ute uwo Kristo, uburyo ki umuntu yamenya uburyo nawe abigenza muri we akamenya ukuri kwihishe muri byinshi. Abbas ngira ngo ubushize twaganiriye nk'uwo mukoro ndakubwira ati bishobotse wagenda ukareba nk'ahantu natanze ubuhamya ukareba sinzi niba icyo ngicyo waba waragikoze. Wambwiye ahantu ndi bujye kubishakaho nahise nsa nk'ugotwa, ntabwo nagiye kubireba, ntabwo narebye kubera yuko bisa nkaho nanabyibagiwe. Uraza kubibutsa? Nta kibazo, kandi unyuzemo muri makeya nta kibazo. So ngiye kubona Kristo namubonye ntamushaka, mbese amagambo meza yo kubikubwira nuko Kristo ubu ngubu ari we wanyimenyekanishije, mbese niwe washyizemo efforts, yashyizemo ubushake bwo kugira ngo mumenye, kandi namumenye mu jambo rimwe gusa yampaye, nta hantu ndisomye, nta na hamwe. So mvuga yuko Uwiteka yanyihishuriye mu ijambo ryayo, handitswe in John, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14:6 haranditse ati nyine ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atanyuzeho cyangwa se atari njye umujyanye, mu yandi magambo. So ibyo ngibyo byatumye nyine mu mutwe wanjye nibaza ibintu byinshi, avase bishatse kuvuga iki, ariko uwo murongo nyine kuba wahuze uri clear nk'umuyisilamu, kandi numvaga aricyo Kristo yari akwiriye actually kuba yambwira. Kubera iki? Kubera ko twese tuzi ko nyine turi ku nzira yo kuri inzira Islamu niko kuri, ariko Kristo yambwiye toya atari njye kujyanye kwa data ntabwo nyine wagerayo to. So ndavuga ati okay, hari n'ibindi byinshi Kristo mbese naganyiranye nawe byinshi mu mutima wanjye, mubwira ati nuramuka mbese ukoze iki n'iki ukama nk'imbaraga wenda zivaho zinkiza kunywa urumogi n'ibintu nk'ibyo byose, you know what, nzakwizera. And igihe cyose namumenye bwa mbere anyimenyekanisha, ntabwo nongeye kugira
izo cravings cyangwa se ubushake bwo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo nyine by'umwanda biteye isoni. So ngiye niyo introduction yanjye kuri Kristo. Ibindi ni nyuma. Muri make umaze kubonekerwa no Kristo, kubonekerwa wabashije kuba wareka ibyo bintu. Kubonekerwa ni physical manifestation, mbese kuba wabonera icyo muganira, ariko njye ntabwo nabonye Kristo muzima nyine gutya mubone like face to face. Nyine ko ndabyumva wenda nari mbivuze mu buryo bumeze ukuntu gusa ndabyumva ibyo uvuga. Kandi niyo bivuga mba ndeba uburyo umeze biseye mu byo uvuga, ahubwo njyewe narakurebaga mvune ubwoba. Gute se Abbas? Njye numvaga unteye ubwoba, ibyo rero umuntu ukuntu ahagaze, ndavuga ati uyu mutipe reka ndeke kuba nanjye kuvuga ati uyu mwana ati uyu mutipe uhagaze uku nguku hari hagati y'abari abasaza, ari abasaza ndabazi bafite ubumenyi barize, bati nyine narebye uriya muhanda mwakoze hariya numva binteye ubwoba. Yego. Noneho nyuma kugira imbaraga zo kuzabaza seke ngira amahirwe aransubiza, nawe ndavuga ati nzakubaze ngira ibyo nkumenyeho kugira ngo umenye umuntu amenye ukuri koko ibyo mbavuga. Yego. Byiza. Hari ijambo wibanzeho wari uri kuvuga ngo egoyimi. Abagati, yeah. Ngo ndiho. Yego. Icyo ni ikibazo cyiza mbajije. Narabikurikiranye. Buriya nabinze bintunguye. Hari utuntu nari niteguranye cyagiye kuko nari nabanje kukubonaho hakiri kare, kuko nkubonyeho bintunguye ndabona bitari bubigereho vuba, ariko buriya ubundi ujya ukorana y'umujyari. Nta kibazo, mu mwanya muto ufite wenda kuri icyo ngicyo uvuga icyo wakurikiranye cy'uko Kristo hari yavuze ndiho, take away yawe yabaye iyihe muri ibyo ngibyo? Iriya jambo niryo nakomeje gutekereza. My friend, niba rya jambo ari ryo wakomeje gutekerezaho, trust me, God ari kukuvugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo ndashaka kumenya like kubera iki ari byo watinzeho cyane nyuma y'ibintu byose twavuze, kuko ndashaka kumenya aho ugeze nyine mu kuryumva, uko risobanukirwa n'iki, kugira nidushaka twiganire kuri icyo ngicyo kanya gatoya. Ubwo ngubwo nakomeje kuritekereza y'iryo jambo. Njyewe ntabwo mpita ndeba ngo umuntu warivuze, ahubwo mpita nerekereza iryo jambo ubuhambaye rifite. Yego. Niba umuntu akubwira ngo ndiho, ntabwo biba byoroshye no kuba ababyeyi n'iki, iyo bumva hari uri kuvugana n'umuntu nk'uku nguku, ibintu nk'ibi ngibi ntabwo biba byoroshye. Hari byinshi nari kujya kureba nkakwereka, rimwe nakumvisha ukari bumfashe, ariko wenda hari umunsi nzakubona nari mu kavuyo nk'uku nguku, ariko njye ndashaka wongere byibuze ririya jambo. Ntabwo nabashije kuba narisesengura ngo ndyinjiremo neza kuko nta bubasha bwabyo nari mfite, ahubwo iryo jambo ndashaka ngo urinyinjiriye mu buryo byiza cyane. Ibyo mwakoze hariya ntabwo ngewe nicaye, mfite gushaka byinshi byo gukora nkamenya ibyo ari byo.
byiza cyane. Abbas nakuri najya mubwira ndakwishimiye cyane kubera yuko umutima wo kugira inyota no gushaka gusobanukirwa ikintu ni ikintu kidasangiwe n'abantu benshi, kubera ko abantu tugira nyine aho tubogamiye uruhande runaka. So iyo ufite inyota yo gushaka kumenya ikintu utabogamiye ku ruhande runaka bigaragaza inyota n'ubushake bwo gusobanukirwa, kandi rwose ijambo ry'Imana riri very evident. Like nyine riravuga yuko nyine ubwenge rigera kangwe ndamusomere muri Proverbs urebe hari ahantu henshi hagereranywa ubwenge, impamvu yuko nyine kumenya Uwiteka nibwo bwenge, ibintu nk'ibyo byose sibyo. And ubu bwenge urimo urashaka n'ibyo ushaka gusobanukirwa nibyo bita ubwenge, nyine nibyo bita ijambo ry'Imana. And ijambo ry'Imana risobanurwa na Mwuka Wera wa mugani. Iyo mufite noneho it makes it even more clear kugira ngo ubashe kurisobanukirwa. Nk'ibi ngibi byo kuvuga ati ndiho ni ibintu nyine ushaka kureba wawe ukicara ugasoma ukabona yuko izi ni terms zo mu rurimi rw'Igiheburayo, terms zo mu rurimi rw'Ikigiriki, n'ibintu nk'ibyo byose ukabasha kubikoresha. And ni ibintu byiza. Niba uri kuri iyo level, let me take you through that. Ndagenda nkwereka, ndakoresha Bibiliya y'Igiheburayo na Bibiliya y'Ikigiriki, because bimwe biri mu isezerano rya kera, ibindi riri mu isezerano rishya, so mu ndimi zitandukanye. Exactly. So inanoza na Sedini amaye umurongo uboneka muri Matayo 7:7 ubutumwa bw'Yesu bwanditswe na Matayo, kamagusomera wumve ukuntu like God loves people who seek. Imana ikunda abantu bashaka, kandi nyine iyo ushakanye n'umwete wose Imana irakwishurira. So reba ukuntu handitse hano mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Matayo 7:7 handitse ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese igakomeza kuvuga mbese muri mwe hari umuntu umwana yawe yasaba umutsima akamuha ibiye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose nako byose mube ariko mubigirira namwe, kuko ayo ari amategeko byahano. Hano nashaka ko ureba ijambo cyane bivuga ati musabe muzahabwa. So impamvu ubu bwenge urimo urasaba and uri kugira neza kubusaba Kristo, he will give you, azabugwishurira. Ndumva ntameze neza umutwe uri kunjya, I don't know, ibitekerezo byanjye biri ahantu henshi hatandukanye ariko Uwiteka amfasha. So hano ndabanza muhere mu gitabo cyo kuva ibice 3 ndahera ku murongo wa 13 ngere ku murongo wa 15. So banza nke context iri hano mbere yuko tugera hano mu kuva. So mu kuva Abisiraheli bari bavuye hano iyi context bari bakiri mu bunyage, bari bakiri muri Egiputa ariho bahakwaga nyine ku ngoma ya Farawo n'iki byose, batotezwa ibintu byinshi nyine nawe urabyumva, nk'abantu bari muri conditions zitari nziza habe na gatoya. Hanyuma no muri Korani iyo story irahari yuko Imana yamwihishuriye muri burning bush, mu gihuru kigurumana, ariko Mose yabonaga kitari gukonga, avuga ati reka nigere hari ahantu njye kureba ibintu biri kuba. Hanyuma ahageze yenda kwegera igihuru cyari kiri mu gihuru, cyangwa ati kwetura ibirenge bya ko aho uri ari ahera, and then arakwetura ibirenge yegera imbere. Imana yambwiye ati guma aho ngaho ntuwegere ntuharenga aho ngaho, ibintu nk'ibyo. So ubona ko nibwo bwa mbere Mose yari avuganye n'Imana. Imana imubwira mission iri very clear ngati kuko numvishe gutaka ko ubwoko bwanjye nje kubatabara, mbese nje kubakiza mu yandi magambo. So uyu Mose maze kumva ivyo Imana iri kumubwira, aravuga ati okay none reka ngende nje kubwira bari abantu. Hanyuma turi ikibazo Mose amajwe ngo ati se ningenda ndababwira gute? So kanze mpagusomera. Mose abaza Imana ati hano ni Imana, ari kwibaza Imana ati ningira ku Bisirayeli nkababwira nti Imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde? Nzabasubiza iki?
uzi impamvu bino bintu biri very significant no kubera yuko mu baheburayo n'imyizerere yindi yose yabaga hari ahantu ubundi izina ryabaga rifite basengaga mu kintu runaka, mbese bivuga ngo kindi gushaka ijambo ryo kwivuga, mbese icyo washengereraga, icyo wasengaga cyabaga gifite izina, mbese communication yabaga yo gusenga yagenderaga mu izina mu yandi magambo. So niyo mpamvu akavuga ati noneho njyewe nibambaza ati ngo iyo mana yitwa nde, kweze imana zarivugaga, imana zabaga ziri mu mazina runaka kugira bayishengere cyangwa se bayisenge, right? So noneho imana isubiza Mose iti nduwondiwe kandi iti aba ariko uzababwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti abe ariko uzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo niryo reba impamvu noneho ari ku emphasizing amaje kubereka yuko yitwa ndiho, sibyo? Aravuga ati nduwiteka again, aravuga ati noneho dore akatakomeza gukora emphasis, aravuga ati iryo niryo zina ryanjye iteka ryose, urwo nirwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. So hano ni claim Imana yavuze ati nge iri niryo zina, umuntu wese uzanya dressinga azavuga rino zina ndiho Yahweh. So iri zina riri very consistent, rigenda rigaruka inshuro nyinshi muri Bibiliya. In fact inshuro zirenga 8,600 gutyo. So iri ni izina ry'ibwayo ry'Uwiteka Imana ubwayo nyine yise ndiho, kugira ngo ritandukanye nugenda ukavuga Imana umwisirayeli atazumva ni Moloch cyangwa se yumve ni za Bali cyangwa ikizo tundi tumana nyine utumana, azahita amenya ko ni Imana ihoraho Uwiteka. And Mose rero nibwo yahawe rino jambo rino zina, aramenya yuko nyine Imana niko yita, and it's very consistent. So noneho ahantu wagiye uri kuvuga noneho hari ahantu nasomye muri Mariko ibice 14 aho Yesu yarikoresheje, nakunze ijambo bavuze ati ngiye nyine ndeba mbese nashaka kunyuza muri reaction nkuko wavuze, urebe ku bantu bumva bandabisobanukiwe ikiri kuvugwa hariya, uze kureba ukuntu bari reactinze mbese. So hano ni for the sake of this reka duhere ku 31 hano dukomeze na 33 kugeza 33 I believe, yego. So haranditse ngo hano context na igihe Kristo yarajyanye mu rubanza nyine bari gushaka bari kumuhora ibintu nyine yuko arimo arakiza abantu bari kumukurikira ibintu nk'ibyo byose. So igihe cyari cyegereje nyine. So 31 harasoma ni ibice 14 umurongo 31 handitse aricecekera ntiyagira icyo amusubiza. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati actually na hano ndahasomye numva umwuka wera angiye kukujyana hano muri Yesaya 53. Reba ukuntu Bibiliya yacu yubakitse Abbas, urebe subona rino jambo gutya gusa ubona ko yicecekeye. Reka urebe ubuhanuzi bwavuzwe muri Yesaya 53. Ngiye kwa gusomera sibyo Yesaya 53, ngiye guhera ku murongo wa 4 nimpagira ahantu wumva rira jambo risa nkaho ari ryo riri gukotinga umpagarike sibyo, kugira ngo numve ko turi kujyana. Abbas uri kugendana nanjye? So 53 ndahera ku murongo wa 4 haranditse nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko aba atabumbuye akanwa ke.
uri gufata ibyo ndiko okay. So uyu ni Yesaya wigiye imyaka ibihumbagiza mbere yuko Yesu aza, imyaka nka 600 cyangwa igihe kirimo hari nk'imyaka 100 ibinyejana, sibyo? So noneho nari ntarawurangiza ariko uri kubona ko hariya ibiri kwandika hariya it's also prophecy, ni ibigaragaza uyu Kristo. So noneho reka nongere nsubire 31 ari icecekera ntiyagira icyo amusubiza. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati mbese ni wowe Kristo koko, umwana w'Imana idahinyuka? Ikibazo. Yesu aramusubiza ati ndiwe, kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje mu bicu byo mu ijuru, aje ku bicu byo mu ijuru. So nkuko wabivuze, reka turebe reaction y'abantu ari kubwira, because bano bantu ari kubwira barasobanukiwe ibyo arimo aravuga, sibyo? So umutambyi mukuru abyumvise atyo ashishimura imyenda ye ati arayishishimura, mbese crashing out, aravuga ati reka ati turacyashakira iki abagabo? Dore noneho mwiyumviye kwigereranya kwe, muratekereza iki? Bose bamucira urubanza ngo akwiriye kwicwa. So impamvu bano bantu reaction yabo iri justified kandi barumva ikintu arimo arakora, kandi ni abantu basobanutse, aba ni abatambyi bakuru. So bavuze ati uyu muntu rero icyaha iki kintu avuze ni icyaha, kandi turanamucira urubanza ko iki kintu akoze, urubanza tumuciriye n'iki n'urwo gupfa. So biri very relevant kubera yuko bazi yuko yigereranyije n'Imana. So hari ahantu wumvisha ati ngo muzabona umwana w'umuntu aza ku bicu, tubireba hano noneho byanditse bikwereka yuko umuyuda naramuka abashije kuba yumva bino bintu azahita yumva ahantu arimo basic reference arimo aravuga yari hano ni mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, igitabo cy'umuhanuzi Daniel, urebe ibice 7 umurongo, reka nkuhere ku murongo wa 9. Uze nuyimagira ahantu nshaka kuvuga wumvishe hari ahantu iriya binavuze, nimpagira naho umbwire kuri kubyumva, sibyo? Hano ni ubuhanuzi Daniel ari kureba mu mwuka akabona bino bintu byose as it is manifesting, ariko ni mu mwuka, it's a vision. So handitse nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiri ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza, baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Umurongo wa 11. Uwo mwanya ndangarira ijwi rya hembe ryavugaga amagambo akomeye, nkomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe. Umubiri wayo ukarimburwa, igatabwa mu muriro, igatwikwa. None umurongo wa 12. Za nyamaswa zindi zinyagwa ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. So ibi ngibi biri very relevant ku bintu bijyanye nuko Satani nyine judgment yamubayeho n'iki byose. So ibi ni ibintu byo mu mwuka. Then ureba umurongo wa 13 niho hantu cyane nshaka kubitegereza. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru. Wahumvise? Usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyiri ibihe byose, bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. So ni ukuvuga ngo buri muyuda wese wasomaga hari uburyo basobanuraga bino bintu, uburyo a very clear
observation bageraga umuyuda wese wahawe bino byandiko zino nzandiko yabaga azi yuko hari two powers in heaven, hari ubutware, hari mbese persons ebyiri, hari abantu babiri bari mu butware mu ijuru. So Yesu rero avuga ino akotinga n'umurongo, impamvu abona abantu bagize reaction nuko bavuze ati uyu muntu yigeranyije n'Imana. Sinzi niba ibyo bintu ariko byumva uri kubiconnect. So niyo mpamvu rero bano bantu bavuze ati okay, akoze blasphemy, mu yandi magambo yenje no kuba Imana, ikimukwiriye ni urupfu. So niko muri Old Testament igikwiriye blasphemy no kwicwa, no guterwa amabuye ugapfa. And icyajyanye Yesu ku musaraba, it's actually this statement. So kwa Yesu ibintu bamushinje ni bitatu, nta cyaha na kimwe kigeze kimuranga, sibyo? Bavuga ati okay, na Petero na Pilato bwe bamuhaye Yesu ngo mbese amucira urubanza, kwezi ntabwo umuntu bajyaga kumuhana under Romans, mu bijyanye n'Abaroma uko bayoboraga, ntabwo bahaniraga umuntu udafite ikosa. So bavuga ati okay, tumuciriye urubanza. Pilato avuga ati ariko uyu muntu ngewe ndabona nta kosa afite, akamubahereza. Abantu bavuga ati reka na Yesu bwe yarahagurutse aravuga ati muri mwese, okay, sorry, this is another verse. Ariko Yesu nawe yarababajije, hari on another occasion nabaza ati se muri mwese ninde wagira icyo anshinja. Ubwo ari kubwira abantu like addressing a whole multitude, yaba abantu bakuranye, abantu babaye hamwe, nta n'umwe ugize amushinja icyaha. To mean his historical record, nk'umuntu wabaga mu mubiri gutya ari kugenda ahantu hose yabaye, nta muntu n'umwe n'abantu bari bamuzi bamushinja ikosa iryo ari ryo ryose. So niyo mpamvu kugira ngo Yesu bamushyire ku musaraba bamushakiye ibirego bitatu byose nta na kimwe kigaragaza ko ari umunyabyaha. Icya mbere bavuze ati ngo ni inshuti y'abanyabyaha, uva asangirana nabo, yirerwana nabo, aganira nabo, nukumva mbese hari nuko yabakijije, ibintu nk'ibyo byose. Icya kabiri bamugeranyije yuko harimo kuba yari inshuti y'abanyabyaha. Icya kabiri yakijije umuntu ku isabato, right? Icya gatatu bavuga yuko yigeranyije n'Imana. So ibyo birego bitatu bavuga ati niyo mpamvu tugiye kumushyira niyo mpamvu tumuciriye rino teka nyine agomba kwicwa. And Yesu nta na rimwe yigeze hakana ibintu nyine yavugaga, ibintu yavuze gutya byose. So ibi byose yavuga ati ndiwe ni uwo nguwo, kavuga ati ahubwo muzanambona nje ku bicu muri buriya buryo. Again bakabona yuko ari kwita ko ari Imana in the sense, kandi ntabwo yigeze abihakana. In fact, he emphasized that to me he is God in every way possible. Ushobora kumugeranya n'ibindi bintu byose kugira ubone ko ari Imana, wari mu buzima bwe yabayeho, ibyo yakoze, what he spoke, ni byinshi bimuhamiriza yuko ari Imana. So niyo umuyisilamu baranabibwiraga, nabiganiraga nka Sege, nzi yuko ari umuntu nyine wabaye mu pastor ashobora gupikinga ijambo riri gukoreshwa hariya nyine ry'ikigiri kiri gukoreshwa egoimi. Iryo egoimi is the same word, nubwo hari Yahweh mu gihe burayo, ariko it's the same word. Navuga ngo iyi egoimi bisobanuye ndiho, cyangwa se is the personal divine name y'Imana yihaye. Nicyo kintu nyine ubona ko bari bagiye kumwicira. So again Sege ntabwo yabashije kubyumva. Sasa ukuntu bimeze ndakumva ibyo uvuga ndabyumva, ngushimira ku kiganiro umaze kugezaho. Ariko hari mu magambo wambwiye, mirongo wagiye unyereka, harimo utubazo nkunda kwibazamo. Hari n'utundi tubazo twinshi mfite two kukubaza, ariko njyewe mba numva uburyo nakubazamo, numva ukuntu nshaka ko twazaganiramo, ntabwo nshaka ko tuzaganira mu buryo buri live nk'uko. Sinzi uburyo bizagenda. Hari utuntu twinshi mfite two kukubaza, njyewe menye ibintu ibyo ari byo. Bano ba comment mba ndeba ibintu bari kwandika, mba mbireba, ariko icyo ndi kwifuza cyo ntabwo njya nkunda guca umuntu mu ijambo, kuko mba nakunze ibintu, nkunda ukuntu uvuga uri serious mu byo urimo.
ubwo sinzi uburyo twazavuganamo hari n'ibibazo mfite muri telefone yanjye yego tuzaganiraho nabyo ukagenda unsobanuriraho nta kibazo basi nta kibazo by the way ku bantu batabizi abantu benshi b'abayisilamu benshi pe baza muri DMs zanjye niho tuganirira bakansaba umwanya nkashaka umwanya tukaganira so ni benshi rwose baza bafite interest nk'izo ufite rwose gushaka kumenya ibintu bakambaza rwose I am open to that so ushobora kunyandikira inbox n'ubu kano kanya kuri turi hano ni ndaza kubireba inbox unyandikire ndaguha nimero yanjye maze ubuza scheduling umwanya runaka akenshi wenda nabona umwanya nko ku cyumweru ku mugoroba hano tuganire rwose mbaze ibibazo ufite and ntuzifate mbese ibibazo byose ibyo wategura byose byaba kuri Bibiliya byaba ari kuri Quran cyangwa iki feel free to rwose numva nta kibazo because ibyo uri kuvuga ndakumva rwose Abbas and kuri wowe ujya ushidikanya like ibyo wizera nk'umuyisilamu hari ikintu na kimwe ujya ushidikanya ukuntu bimeze wenda Korani ntabwo naba hasigaye sorry ntabwo ndi kukumva neza usa nkaho kuvuga pe narize Korani ndi mu magezi 16 Bibiliya ngerageza kubisoma uko nshoboye warumbajije ikibazo icyo kibazo ukuntu nagusubizamo uburyo nasubizamo sinzi ko ari uburyo buri bwawe bwaze kuba bwumvikana njyewe ndeba ukuntu uvuga n'ibyo ndeba ahubwo nkavuga ati nkanyoterwa no gushaka kumenya ibyo ari byo ntabwo ndashidikanya ariko narebye uburyo uvuga ibintu byawe narakuntu uvuga uri sere ndavuga ati reka ngire inyota yo kumenya ibyo bintu ibyo ari byo wenda nkazavamo ibyiza kurushaho Abbas rwose ndumva nkunezerewe cyane and Imana niyo ibasha kureba mu mutima wanjye I feel sibyo yuko kangizo ko ijambo ry'Imana riri very clear iyo dushaka kumenya iyo dufite uyu mutima nyine uri very honest dushaka kureba ibintu uko bese icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki nyihanganye ndi kuvuga ikinyarwanda rimwe na rimwe ibintu biragorama so iyo ufashe iyi Bibiliya sibyo iyi Bibiliya tufite n'indi yose ikintu ugiye kurebamo Imana irakwemerera ukakibona trust me iyo uzanye ufite urwango muri Bibiliya iyo uzanye ufite amakimbirane Imana irakureka exactly ukabona ibyo ushaka kureba because these are spiritual things kuri nubwo bibona biri very physical bishatse kuvuga iki hari abantu benshi babisoma reba nk'abari abasegera abandi bose batoye abandi bose ntabwo babasha kubona ikiri ukuri ikintu cy'ubugingo kirimo hariya ariko uyu mutima uri sincere nk'uyu uri kuvugana hano uramutse ujyanye mu ijambo ry'Imana trust me God can speak to you like nkuko wumva ndi kukuvugisha gutya because iyi niyo Mana twebwe dusenga so nkushimira iyi ntambwe uteye like tuzaganira I will withhold nothing rwose nzagushakira umwanya uhagije and abantu bajya bambaza ati wenda wari ufite ubumenyi bungana gute muri Korani ariko somewhere like that wavuze ko ufite amajuzi 16 right okay so I will go through with you mu bintu byanye nayo majuzi turebe tugera aho uri kugera and then turebe tugiranye na sireka ngo hari ikintu ntagiye nkunda gukora nko gufata umugabo Muhammad nkamugeranya na Yesu ni categories zitandukanye cyane cyangwa se kuba nafata ariko ubumenyi byenye na Qur'ani na Bibiliya twabugendana nabo navuga utose wizera wenda tawhid wizera ko Imana imwe nakubaza muri suratu Maryam akubwira ati se Isa ko yumwita ruh Allah mbese ko ruh Allah ari we proceedings nyine nyine kubyarwa nyine physically nyine akavuka so hamaze se ruh afite we n'iki muri Islam because you will see yuko ruh
of course ni kalamullah sibyo again ukavuga ati iyi si yabaye created and then ukasanga muri Islam muri Quran harimo dilemma batabasha gusobanura kuvuga ati hari Allah utararemwe uri uncreated, then hari ruh utarabasha kuremwa, and your ruh exactly iyo kalamullah iryo jambo again bikita Yesu ko ari jambo w'Imana ruh Allah sibyo, and kalamullah, and then your kalamullah nayo you will see in that concept, in that notion again you could have created, then you will see ko Yesu exactly nawe ataremwe mu yandi magambo. Nuvuga ngo iyo dufite muri Bibiliya or yuko Kristo nyine yabyawe basically he was eternally generated by the Holy Spirit, no kuvuga ngo ni mwuka wera yaje kuri Mariya ariko ni inda yasamye ni ya mwuka wera mu yandi magambo. So ibyo ngibyo bitwereka divine origin yiyo, mbese ni yahozeho kera, mwuka wera nta beginning afite sibyo. Exactly mufite ikintu nk'iki ngiki muri Quran ariko nyine nta concept of understanding yacyo iri muri Quran. The same thing niyo nabaje barabana messiahship cyangwa se messiah muri Islam bishingiye kuki, they don't have any answer to that. So again ugasanga uyu Isa bafata bakamugiranya nk'umuntu nyine usanzwe uri aho ngaho. No, he proceeded from an uncreated thing, ariyo mwuka wera wamwita Ruh al-Qudus sibyo, uko wabyita byose ariko you will be able to see at least muri Islam there are two different powers ziri uncreated, Ruh and Allah. So again natugasanga mu Kristo dufite yes God the Father, we have this Holy Spirit, and we have the Son, and ibyo ni ibintu nyine abayisilamu bataba bashaka kumva. Again sinjya mbarenganya kuba batabyumva ariko I will go with you through with you ibyo ngibyo kabisa on Sunday Imana niramuka ibitwemereye, because njye nakunze ukuntu uri honest, and you will be answered, and we will pray for you kabisa before we have that session kugira ngo ubone yuko your doubts izo ufite no gushaka kumenya nyine kuno kuri, there is no doubt rwose kuzasubizwa. Imana izagufasha Abbas, because nkubwije ukuri nkuko buriya ubushize bw'amanga wambonanye mpagaze hari ahantu, trust me ni umutima urya kandi nzi ko bari abantu bari kurimbuka, and hari ahantu njye narahabaye ariko bo ntabwo bazi aho ndi. The same for you, nawe ntabwo urabasha kumva nyine aho ndi bimeze gute. So aya matsiko ufite yo kubimenya kubisobanukirwa, I believe yuko Imana izavugana nawe, you will be amazed yuko Imana yacu iravuga pe. Sawa basi. Yego basi. Gusa nakubwonza bikubwira ko umuntu ntabwo nkunda kuvugira byinshi hano kuri ni byinshi byo kukubaza. Imirongo myinshi. Right. Hamwe hareba kuri Bibiliya ahandi hakaba ari naho ndi gushidikanya utuntu duke duke. Nta kibazo Abbas. I get you rwose. Take your time, kandi ntihagire umuntu ugutera ubwoba, ntihagire umuntu uvuga yuko gushidikanya kwawe kutari justified, ahubwo ni ikigaragaza yuko uri umuntu usobanutse kandi ushaka kumenya ukuri. So take your time, ku cyumweru rwose tuzavugana nta kibazo Abbas. Murakoze cyane Abbas, Imana iguhe umugisha.